Sho. Yeah? Hey. Niko. Ukomba. Muvuye gukina boxe, Niko uyu ni muntu ki? Nari naje kumanika biriya birahure bya hariya. Kumanika ibirahure. Hari cyo niki? Ukeneye? Nese naje kubivaze muri uru rugo wowe. Kuki nkubwira ibimbabaje warangiza ukambwira ibidafatika. Ivaze. Uko kurya ntabyo nkeneye nona. Icyo nshaka ni wowe. Kurya tubivanemo. Aho ngaho wabunyorohereje rwose kuko nubundi ujye uzana umusore w'ibigango. Utingwa iki? Hari umwana muto cyane w'umusore ugeze hano w'ibigango. Wasanga ariwe mabuja yagiye kureba. Abaje gukora iki? Umusore muto mwiza cyane rwose. Umva ngwire Kazu. Ugombe kuba ufite ikibazo mu mutwe. Niko Samantha yampaye ugura uribwira ko ndibwirirwane nawe hano Samantha kori ni gatikira Samantha ariko se Niko kibitabisha ibirenge nta jwi kigira. Ntabwo nakumvaga narindi mu gikari. Nizere ko ibintu byose ari tayari. Ndebera ziriya nkweto uzane hano nambare ngiraho nigire. Ugiye kugenda se? Kuki? Nagiye kugenda. Ndakubwira ikinyarwanda, ndakubwira igihinde, ndi kuvuga ururimi nzanira inkweto ntambare ngende. Hari ikindi turi kuvugana? Neshusore wambwiye ko uyu munsi twirirwana. Ego mama rero. Ngiye nirirwane nawe hano. Dukoropa, tumesa, twoza ibyombo, duteka, dukora ibiki? Ariko nazindutse kugira ngo ibyo byose mbikore twirirwane. So abero ujye kuryama rero niba ari iki. Nzanira inkweto ariko. Ibyo nawe n'inkoni nazirya kabisa. Kutitaba wowe sya ako kangaka ko nako ndaza kugasubiraho sinzi ibyo kaba kigize. Ese ni ibyo mama Sinazira. Hanyuma rero ubwo nizere ko ariko nuko nkubwira ibintu kabica ku bandi nukuri. Ariko urambwira ibiki? Nenyeneye umwanya wawe nk'umugabo wanjye. Ko? Ariko rero mwibwira akantu gatoya. Urumva? Iyo abagore nkawe sinzi namukomeye mu mutwe neza. Ubu koko urareba ugasanga uwo ni ndereba niba ari wa mushoferi uje kumwe. Niko urakeka ko ngiye nakwirwa hano ngiye mwirirwa iruhande? Ariko ibyo nkubwira ndabwira. No. Kuki ngusaba ikintu kandi kiri mu nshingano zawe ukanyirengagiza? Ako kazi ubwira ko kuzagakora neza muri uru rugo tudafite amahoro. Ariko inshingano ushaka ko uzana izihe zindi zirenze kurya urarya
wambaye neza, wicaye mu makaro, mu madiva, televiziyo ngiriya, widagadure, ushaka muri pisine ujyeyo, nushaka ibyo nkeneye ibyo byose ni ubusa byo nkeneye. Hari ukeneye iki? Ukeneye nese naje kubivaze muri uru rugo wowe. Kuki nkubwira ibimbabaje warangiza ukambwira ibidafatika? Ivaze. Uko kurya ntabyo nkeneye nona. Icyo nshaka ni wowe. Kurya tubivanemo. Aho ngaho wabunyorohereje rwose kuko n'ubundi imirire yawe ntabwo nikwe. Ntabwo ngiye mvuga ngo kurya tubivanemo. Icyo mvuga nuko hari inshingano zawe wirengagiza kandi zihari. Akizo nshingano uri kumbwira ni bwo. Uzi n'ibindi? Nakirewe. Bye. ariko urabizi ko ngukunda. Shanda bizi kabisa urabinyereka. Nori igisambo ragiye unyuba umutima wanjye hahandi. Ni wowe end time. Isikwe nkureba iyo nkurebye numva wagira ngo twe tuziranye no kuva na kera. Wagira urabona ko urundi mwebwe mwaje navuba muri quartier zacu ariko ndakubona nkagira ngo ni nk'umupeti twakuranye. Nkagira ngo nari ashinga imyaka 25 nkuzi kandi tumuranye imyaka 3 yonyine. Shora kamushaka kugusaba. Wagira tukihutisha ubukwe. Rero akantu ko gukwe nanjye ndagatekerezaho kuko sinibona umukobwa mwiza nkawe namubuza undi muntu wamuntwaye ariko reka mbanze niyubake fresh nka imyaka 2 bwo ngomba guhita mushyira mu rugo tukabana ubuzira heza ukanzarira abana biza basa nkawe. Ikibazo kubishyira ku umwaka ni munini kubera ko mu rugo bari kunshyira kuri pressure y'umugabo. Imyaka 2 ni myinshi mwana. Uretse nkabanza nkisuganya nkabona ubushobozi. No hari abagabo benshi mane yanjye benshi bari kunesha umutwe no hari ikigabo cyo uramenya tsagira wemerera kuko urabizi nk'ubuzi rwose ubuzima bwawe buhagaze. Uzi ikigabo amafaranga gifite no sinzi wakirangiye iwacu kizi wacu buri munsi kigereza mu mafaranga kikaba icyo kireke kandi wanyu si bo bazakubakira. Mbese ubwo icyo kigabo no gishaka nta rukundo iwanyu nibo bazaza bakakubakira kandi reka nkubwire buri rugo rwako n'urukundo sibyo. Shirure mwiza. Kati ariko najibu ntabwo kibaho.
kwicwa n'agahinda kubera iki? Ushobora kumfashe vuba se? Nuko ahindutse umuntu afite ndi kuri chat. Meze ute? Meze fresh. Kunyanziho? Wowe warankunze? Mva ndakubujije kunyanga kabisa. Nawe warankunze? Ahubwo se hari umunsi n'umwe nigeze nkwibagirwa? Ariko ujya wibuka. N'ibiki byaguteye? Nta byanteye ahubwo ni urukundo ruri kukunkururira. Urukundo tugwankunze warangiza ukigendera ugashaka undi mugabo ubwo rukundo ni mboko cyangwa urukundo rubaho. Oya, wibivuga utyo kuko umunsi wa mbere ninjiye muri rugo. Guhera ku munsi wa mbere ntabwo nigeze nkwibagirwa. N'ubundi uricyari wawe, uracyari mu mutima wanjye. Ubwo rero ubwo mugabo aguteye uza kushaka kugira ngo ufatire ufu. Oya ngiye mfite amahoro nuko nkumbuye ibihe byiza byanjye nawe twagiranye. Ese ko nawe ibihe byiza twagiranye byibagirwa cyararangiye ntibyakongera kuba tu. Ubwo byarangiye bifata nk'ibintu byarangiye. Nojiko ndi seriye wambabarira basi nushaka umpe n'iminota 15 ariko twongere basi twibutse tubinyuremo. 15 y'iki? Mbese mwana wibagiye uburyo twabaga twaryoye tumeze neza twishimye. Hari umuntu utarigeze umenya urukundo rwacu? Ntabwo bibaye byiza nuko umuntu yanditse ku rupapuro na kereyo ashaka guha kabisi wabisoma n'ibyo mu mutwe n'ibizanye kugaruka. Oya we nukuri mbabarira ndakwinginze ndabigusabye basi. Mwana ntabwo imbozo z'umwana rigendeye ku mukupa. Oya w'inkupa mva nkubwire. Wabize ujya kugenda ukuntu ibintu yo wowe ngo nta gahunda ufite ngo mbonye umugabo ufite amafaranga ngo nta kintu uzongera kuvugana none si uko ngaho nta kintu uzongera kuvugana ibintu biteye. Nyine afite amafaranga ariko ntabwo afite rwa rukundo rwawe. Niwe wajya gunkunda nkumva nyuzwe. Nyine uko wahisemo amafaranga ayo mafaranga nakubere n'urukundo nyine to. Nyine sho burya twanayasangira ko. Ngo twasangira? Shaje ku Imana. Nese ubwo tubwe bwaje mu ikintu cy'amafaranga reka twumve ko ari cyo byatanga. Ubwo umunsi umwe twawe waje neza ngahe? Nyine tuganire neza nyine nk'abantu twigeze kuba w'inshuti. Bibiganisha ku mafaranga kuko ngiye none icyo nshaka ntabwo ari uko kuguha amafaranga kuko ntacyo nagura nawe sibyo? Amafaranga ko yafite nyine yanwe nanjye niri. Oya twishimishe wende ayo mafaranga najya ngusapotinga nkaba nakwishyurira inzu nkaba nakugira uti. Nanjye ndagushimisha. Okay. Duhure ryari nyine tubivuganeho ibintu byose nyine dupange neza nk'abantu. Ubu ngubu ndi imvumo umurendana nyuma y'amasaha 3 mbe mageze. Sho mbabari ukegeza igihe imbere ko numva nagushegeye ko numva nkumbuye byabe byacu bya mbere. Uzi ukuntu nkumbuye uburyo wanteruraga. Igisaza ni cyanterura, igisaza ni cya mpake mane yanjye. Basi ndagusabye. Uri nyine mbwira turahurira he cyangwa turahurira? Ngiye ndi mu rugo nshaka kunsanga mu rugo. Ahubwo mu rugo ngiye musanga mu rugo rwa mugabo wawe bwa. Iriya ni injiji, uriya se bahari ngo bari muri za business abari mu biki bidafatika abambwira ubugambo nta nubwo ngiye biba binkoraho. Rero ndakwinginze ngiye nk'umukunzi wawe. Bivuga minsi na mama sabi nari ndakugera. Okay. Reka nubwo nitunganye no nze kuza kukureba. Nta kibazo urakoze kandi ndagukunda. Okay. Kose ubundi uru rugo ko wagira ngo nta n'umuntu urimo. Samantha. Niko Kazungu. Karame patoro. Ese sha. Konzi ko ibiryo byo mu rugo ari ubirya wenyine. Kuvuga ijwi rikumvikana Karame patoro. Uranyongorera ngewe ngara nawe. Ntabwo nari nakumvisha. Niko mbwira. Bwira Samantha zihana. Naho hari yagiye imbere yawe. Yazindutse agenda.
Samantha ntawe uri hano? ntawe uhari. Yakubwiye ko agiye? ese guhabaza amabuja aho agiye? Samantha ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo bishoboka. Ibaho se. Ya, ce n'est pas possible. None se wowe kandi rero yampaye siko nta niriho. Ako hari ikintu nakubwira patoro. Hari ikintu nakubwira. Urambwira iki se? Hari umwana mutoya cyane ujya uzana umusore w'ibigango. Utinga iki? Hari umwana mutoya cyane w'umusore ugeze hano w'ibigango. Wasanga ariwe mabuja yagiye kureba. Abaje gukora iki? Umusore muto mwiza cyane rwose. Sha umva ngwire Kazuba. Ugombe kuba ufite ikibazo mu mutwe. Umusore akinjiramo hano muri uru rugo Yego. Kuza gukora iki? Yitwa nde? Ntabwo izina rye ndizi. Ibyo bintu ko numva mu mateka yanjye biteye byabaho. Ya? Ariko sha. Ubwo ibyo uvuga koko urumva bihagararaho wowe? Yego boss. Aya. Ikindi kandi kwanza ninde wakwise Kazungu ubundi? Ubona nturi n'imibiri yombi. Umuntu wagiye ukwita mu mazina bagombe ko bagenda bakubeshyira no mu mutwe wawe akaba ariko bimeze. Ninde muntu watunyuka kwinjira hano iwanjye jewe? Uzikorera iperereza boss. Yego sha. Umva ukavuga se ko Samantha yafata inzira akajya kureba iyo ngirwa mu musore niba ari musore? Yego. Kuva ryarisha ibingi biko izo ngeso ntazimuziho. Yago hari igihe kigira buke kikabyimba kikarakara kikamera nabi ariko ntabwo. Hano haje umusore inshuro zigera muri 4. Mwiza cyane muto cyane. Umwe akaza bwa mbere bwa kabiri kuki utari warambwiye se kuva mbere yose? Iryo ni ryo kosa nakoze ariko no kwambe ko ubwo mabuja ntabimenye. Nkamufatira hano we baba we. Amashanyarazi tempo pingu. Okay, sawa mbo. Ubutaha nagaruka ntahari, sibyo? Ugahita unkoraho gakeya kuri nimero yanjye ukambwira uti tayari nye mfite n'uburyo ki nakwideplasa nk'umurabyo nkahita magera, ariko uraba ibyo uri kuvuga atari byo warose. Ntago narose nabi nakanguka, ariko ubwo nanjye uzanyongeza umushahara boss. Kugira ngo bigende gute? Okay, nubyitwaramo neza, urumva? Nubyitwaramo neza wowe ugenda ureba uti swat yaza swat, ariko se ubundi we nta n'ugusho no kureba n'ikintu kizanye umuntu icyo ari cyo. Shano kubaje wenda kuje ku ari na mwene wabo nta wamenya. Shano ko ari na buntu biganye kera nta wamenya. Ne boss ko nkoze imyaka myinshi hano bene wabo ntazi nabaye. Okay, sawa. Ibyo ngibyo ne wanyisora muhobero kamuha ikibizo. None wanyuse mujyana mu cyumba cy'abashyitsi. Kibizo. Kindara mu cyumba cy'abashyitsi reko hadatose sinjye wakoze amasuku. Sure. Wagira ngo bamenye amazi tugenda urebe. Nese za mukunzi gwe tunangira bimeze. Mane ko winjira hano mu kiraro. Ese uzi ikingenzi anga hano se ko utari boss urabuje ko mwese nge sinyapfugana n'abazamu. Nge mvugana na ba nyiri uruko bwite. Nge ari gahunda amaje gupanga nga business. Okay. Bagwa akazi bakubwiye ngo ujye ubuza abashyitsi kwinjira. Abo sinze impamvu renze hari kuri gate. Mwana waretse iki buri mwinjirira. Buri mutsoro mbeshya. Nisundi kamaze nkubaza nicyo gituma udashaka ko ninjira cyane akubeshye iki. So bwa mbere so bwa kabiri umbeshya amafaranga. Ubushize wambeshye 5 ni wayama. Kandi giye mafite ubasha n'ubushobozi bwo kugira ngo winjire hano. Ngari kare nkubwire. Nje nta kintu njya mvugana n'abazamu. Nje nabamwa amafaranga warampingiye naye kugwa amafaranga. Wamvomeye amazi ne kugwa amafaranga yiki. Nta kibazo ubwo utamingiye nawe ne winjira. Nanga imbwa nkahura nazo kanze mwereke. Kabwagurumira. Kamamagare mabuja wawe nutirukana ugasubira iwanyu niba ari kinyamakara niba ari hehe dore ko runasa urabureye. Mbatambo ko tanyirukanisha.
Nese undi kose Tambuka, uyereka ngiye tambuka. mubwire utubona ngiye kwa Oya, mu rugo ngiye tambuka. mufite ijambo. Tambuka utanyirukanisha. Umusenzi. Ariko nutayamba. subiye kumbona yatinze kuza koko bashaka kumwihamagarira ntabikunda kumushyira kuri pressure. Long time. Ese utese Neze pressure. meze neza Neze neza cyane. ndumva nakurekura. Karibu. Sikora nari mukumbeto. Mbona se basi nabaye keza kumubyibunyisha. Nicyo ngiye kuvuga nawe wabyimenye. Ko nabaye keza. Ubwiza bwo n'undi wari gusangamo. Nakiyongereye ariko n'undi kuva kera uri mwiza. Ko nawe wabaye boga imani yanjye Oya, wabaye nabirenze. mwiza. Nabirenze to. Nta muhungu mwiza bundi ngubaho. Ubundi ubwiza bw'umuhungu ni ikofi kuko iyo umuhungu mwiza babaho ntabwo nk'ibyambaye byari kumbaho cyangwa n'abandi ibibabaho byari kubabaho. Oya ibyo ubyirengagiza. Njye mbyirengagiza. Jya Ase umenya urumva ko uwanjye. nabyibagirwa. Njye mani mba numva waguma uri uwanjye ibyabaye byose ukabyirengagiza. Samantha ukuntu twakundanaga ntabwo nari nzi ko bya bintu byari kurangira kuri ibi. Ni bya bindi bavuga ngo urukundo rurangira nka bombo wala. Mani iyo utangiye kuvuga ibyo biboro mpita numva unyicaye modo. Nta kuntu wajya ubyirengagiza nyine tu. Nta kuntu nabyirengagiza ubuse nabyirengagiza gute. Basi nkora iki kugira ngo nongere mbe Samantha wa kera, nongere ngushimishe nka mbere, nongere mbe wa wundi wawe wahoze wifuza twahoze turi bo mbere. Sinzi ikintu wakora kuko nanjye ubwanjye ndagitekereza nkakibura kuko ntekereje ukuntu twakundanaga n'ukuntu wansize ugasanga ababosi birambabaza. Cyakora ubayeho neza da. Baby. Ndabona uba muri etaje. Baby. Ubuzima buraryoshye. Si buryoshye se? Ntabwo buryoshye utaburimo. None ni handi nta nubwo nifuza kubyarira kiriya gisaza. Nshaka kunera inda. Tukabyarana umwana wacu. Ni wenda kugira ngo umwana wacu azabeho neza yishimye. Agomba kwitwa kiriya gisaza ariko nyine njye nawe tubiziranye ko ari wacu. None se kamaze ngubaze. Ubwo uramuviye aguketse akajya kuri Anketse ute. Azajya kugira igitekerezo cyo gupimisha DNA. Ngiye ayanjye nyafite. Garika nkubwiye niba ushaka ko njyewe nongera nkakundana nawe Tom. Ngiye kugira ngo ngiye gukundana nawe nuko navuga ngo nkufite uruwanjye njye nyine. Allo? Bose banguka wa muntu arahari. Arahari ari mu nzu. Murabikubwira buri munsi arahari noneho ubu ngubu arahari namwiboneye arahari. Sawa banguka. Arakica noneho. Bebe ndagusabye basi ujye uvuga ibindi byose bya kiriya gisaza bireke. Okay. Ko binsubiza inyuma. Let's go back. Bituma nakwisanzura. Aho twari turi babiri. Nkumbuye uko twari tumeze. Isi ya twembi. Ariko nanone twatwarwa n'urukundo ibintu ugomba gukora. Ugomba kundindura muzamu. Ninjira ngaka nanjye. Riya mayibo bose iragukanga mwibiki. Igisambo. Riya ngegera mpemba yanjye. Manuzi kuri yari ngiye wamwizaniye se. Ahubwo mbwira yaba yakuzanye ubusutwa. Bwinshi cyane uriya mwirukane ku buryo tuzagatwitagadura uko dushatse nta muntu twikanga. Uriya ni igikoresho cyanjye. Niwe yakuzanye ubusutwa ibyo wibimbwiriza. Reka tujye kwibutsa uko urukundo rwacu rwari rumeze. Ubu ngubu dutangiye chapitre y'indege. Twagiye. Tugende. Let's go. Uranira? Wamaje kugira ibiro byinshi umutirana yakamu. Oya sawa nshobora. Yangane ndakwereka uburyo ndi buguterurira ahandi hantu mu cyumba. Mu bundi buryo bwanjye, sibyo? Tugende nyine. Tansomera nazamaka yatuba. Tisura cyari mwiza. Yamego. Sho.
niko Akamba. muvuye gukina boxe niko uyu ni muntu ki? nari naje kumanika biriya birahure bya hariya. Kumanika ibirahure. Hari kimwe cyari cyaravuyemo bari bambwiye ngo nze nyine. Oya akakubera umuyede. Ya- Bari barabimbwisha. Bari barabimbwiye. Niko ibi ni ibiki? Ni ibingibi birirwamo. Ni ibi wirirwamo iwanjye. Samantha si wowe mbaza. Oya, ariko nta bintu Ibi ni byo wirirwamo. Umva. Hey. Yego ye. Ariko Ariko wowe mbanze nkubwire. Urabyumva? Aka kanya uyobewe umujinya ngira ukuntu ungana. Niko sha. Uri mu bwoye bwatsi wewe mbafu. Nuko niyo ya- Aho witwa nde kwanza? nitwa Ndakubaza witwa nde? Nitwa Ngabo. Ngabo. Ngabo y'ikigwara ariko. Hano urahakora iki? Nyine nari naje gushyira mu kiriya kirori nabikubwiye. Hari ikirori cyari cyavuye muri kino kiragamo. Wakimenye uzana ikindi ugishyiramo. Ko nagize ari kizima. Ubwo sinzi. We, attention. Ubundi njye uranze. Amaso nayo. Umva wowe. shamba. Kubundi mbunda yangiri. Umva. Yari yaje Mumbwiye ibyo muvuye vuba vuba. Boss ntundaze. Dore n'uyu wancu. Gira ibyo umbwira vuba ntarara. Njye nagukibona. Mumbwire muvuye mu biki? Oya, Muvuye. Suri kuvuga iki wowe? Indugo waye ijambo hano. Aho uri mu rugo rwawe waceceka. Gaho vuga wowe twumva. Shori yaje. Muvuye he ndabaza kwanza muvuye he? Yari yaje gushyiramo ikirahuri cyo muri dushe. Muri doshe. Y'abashyitsi. Y'abashyitsi. Hanyuma nyuma y'ikirahure Nyine ese gushyiramo ikirahure bisaba gukuramo imyenda. yari ari kugira hatageramo icyo yagiye kujya handika. We wowe mugore tega amatwi unyumve neza. Uranyumva? Udatuma ngenda nkazana imbunda yanjye nkabamaremo amasasu mwese. So nukuri ibyo ndi kukubwira nukuri. Wari ko ara nafunze mbese muranyura he? We fuka hasi vuba gira vuba. Gira vuba. Ufite sko? Tangira umusezereho. Ufite nyoko? We yapfuye. Yarapfuye. Nyoko ni wapfuye mbere ya papa wawe. Uvuga ngo papa wawe nyoko yarananiye papa wawe. Sibyo? Nguyu. Uyu yagize ibyago. Uroro mwembi. Sibyo? Mwembi. Ndagira ngo mbabwire ni kwa heri. Mutangire musenge, musezere. Kazungu ari hehe? Shwambara n'undi wowe. Ngo iki? Ngo iki? Ibi byose wabiteye se bijya gutangira ibisaba wabiteye. Ninjye umena ibirahuri kugira ngo nze kubisimbuza. Ingegera nkingetura nk'uyu nguyu koko nk'uyu mwiciye hano si mwana we. Ariko boss mbabarira rwose ntago bizongera. Ibiki bitazongera? Bon, uzi n'ibindi? Urabizi? Mutaza kubyutsa kamere ya sogokuru na sogokuru wanjye kuko barabarashi. Reka nzanye imbunda yanjye. Shuka nkubwire, sibyo ukuntu byatangiye. Kamubwire, sibyo? Ngiye najyaga ngusaba umwanya nkakubwira basi mbabarira ugira ibintu bitaho byaragoranye. Urangije ukazajya unyima umwanya najya kukubwira ugahita ugenda. Hanyuma uhitamo kubyikemurira muri ubwo buryo. Kuva twashakana. Ariko ubundi wigeze ubimbwira ngo mbimenye ngewe byibura? Wigeze usoma umwanya wo kubikubwira najya kubikubwira ugahita umbwira ngo barampamagaye ngo business zanjye ziri guhomba ngo ibiki n'ibiki. Nari kubikubwira mbereye he? Uzi kugira ngo tubikemure mu bwumvikane. Sibyo? Kandi mu mahoro. Sawa? Mudatuma nzura umugara none ahangaha mukambona. Dore umugabo wawe nguyu. None ahavuye umugabo wanjye. Ariko imbunda yanjye iri hehe? Mengaruka umva twumvikane wowe. Urangira ngo uranzi neza? Urabyumva neza? Shogoshe ugende mu cyumba ufata karakawe n'agakariso okay. Urimo kunyumva shapeti? Nabyumvise rwose. Nabyumvise. Umva rero nawe.
ndagaruka hano nkasanga mugihumeka umwuka w'ahangaha mutaza kumuresha sakirego nrambika umurambo hano ariko uranzi njyewe urazi neza tacika wowe to afande ni so none ahangaha sange ubyumve neza kwaza wewe ufate tugende kurama akantu kamwe kawe kose nturukanye nk'umuboyi kire vuba toka uranyumva wowe ninde kubyirwa gute guma aho ngaho tumuri byawe umusange hano mutoke uranyumvise muracyari aho ngaho ubona ibintu nkoreye umugabo afite n'imbunda kandi nakubuje ngo ntukajye unzana aha ngaha so wakwicara rero aragutera ubwoba aho sinone nagaruka agasanga nicaye icara ngiye mfite amafaranga menshi tugiye kugenda twibera aho dushaka